Soje mu izina rya Yesu mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Inshuti ya Bose TV. Uwiteka rwose ajya bambera umugisha. Ni ukuri uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa ari imbere yacu twese, turagira ngo abanze adusuhuze anatwibwire. Mwene data ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Miss Sara. Mm. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanzi, ndirimba indirimbo z'Imana. Yesu aduhane umugisha, nishimiye kubana namwe. Miss. Nubwo ngiye mpamagara Miss Sara icyo byabitwaye. Oya, nta kibazo. Nta kibazo. Bamazina urayemera. Si nk'aba bandi babona amaze kugera ahantu runaka kumva ko izina ryamukuye ataryemera. Oya. Ariko se Miss ako kazina no bakiyise cyangwa hari abantu bakakwise? Nyine urebye Miss njye navutse ndi mutoya. Navutse ndi mutoya, ubu nubwo ndi na muto ariko n'ubundi ubona narabyibushye. Ari muto muto. Ari muto cyane nyine. Murabanyita nyine niryo zina rimenyere niryo rizwi. Niryo rirazwi. Nuko uri umuvugabutumwa, uri umuhanzi w'abakozi b'Imana, buriya n'umuntu ufasha abandi, buriya n'umukozi w'Imana. Wowe uri umukozi w'Imana mu buhe buryo? Mu nzu y'Imana cyangwa se mu buryo bwo gukorera Imana ukora iki? Ndi umukristo, ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa nyine w'umuhamagaro, nahamagawe n'Imana. Nkaba n'umuhanzi, ndirimba indirimbo z'Imana, ndirimbira Imana. Waza kuza kuturirimbira no mu kanya bibaye ngombwa. Ntacyo bibaye ngombwa nabikora. Tuguhaye ikaze rero kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Inshuti ya Bose TV. Murakoze. Tuguhaye ikaze no kuri, reka rero tuguha akanya wenda amasegonda make atarenze wenda 15. Uragize Imana kino kiganiro kugira ngo abari ikiyobora. Karibu. Murakoze. Kuba Imana dusenge. Amina. Mana yacu turagushimiye ko wabanye natwe, waturinze, ibyaduraga byari byinshi ariko watubereye maso, nushimye cyane Kristo. Mana tukweretse kino kiganiro tugiye kuganira hano, ngo nugihagaremo ngo ukibemo, utubere umuyobozi kandi ube bugufi bwacu. Mana dushimiye n'abantu bagiye kucyumva, abantu bazacyumva bose uzabaha imbaraga kandi ubambike ububyutse hagati muri bo. Data ubagirire neza, uhembure imitima yaryamye ibyuri. Urakoze Kristo kuri kumwe natwe, urakoze kutugirira neza. Icyo tuguhaye ni karibu, uzube muri twe kandi utuyobore, tuvuge tuvugishijwe nawe mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Yego, Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero uyu munsi turaganira ku ijambo bita ubuhamya bwanjye. Hari utagira ubuhamya se? Oya, ntatagira ubuhamya. Hari abantu benshi habayeho wenda bavuga ko nta buhamya bafite, ariko nzi neza ko nta muntu ubaho udafite ubuhamya, kuko ntabwo waba uri umukozi w'Imana ngo uri ubuhamya. Kuko ngira ngo kugira ngo Imana igukoreshe ibasha kukunyuza mu nzira nyinshi kandi zigoye, ikwigisha kandi ntabwo ikwigisha ikwanga, ahubwo ikwigisha kugira ngo nugera muri bya bintu bikomeye uzabe warabyize. Uba umusirikare. Yesu ni ugutoza, ni ukuba ari umusirikare wa Yesu. Kubera yuko buriya nta musirikare w'umusirikare atagiye ku ikosi, ajya ku ikosi bakamumanika mu kirere akiga paka ajya kuba umusirikare. Umva ikosi yaririye n'umukozi w'Imana nuko. Ariko se buriya hari inzara yigeze kurya? Zarandiye. Tunyura muri make cyane, kuko nzi neza ko mu bantu bose bakorera Imana nta muntu n'umwe inzara itigeze irya. Inzara nimbi, inzara iraryana. Mbese bagira ngo mu kintu cya mbere abanza kwiga, ikosi rya mbere banza kwiga ni iry'inzara. Sinzi we niba ngira ngo ninjye wagize njyenyine iryo kosi nawe warigezeho cyane. Tunyire mu ncamake, byari bimeze bite, byagenze bite, ryari bigenda bite? Ntujye gutangirira ubuhamya. Inzara yarakuriye wubatse, inzara yakuriye uri mu rugo iwanyu, inzara yakuriye ryari? Mbese aho none nje ko duhera inzara nyine, inzara yarandiye pe. we ntanzara yakuriye. Ariko njyewe ubuhamya bwanjye ndashaka kubutangirira ku bafite imyaka 14. Ku bafite imyaka 14. None se kuvuka aho ntabwo wibuka? Kuvutse kuba mbutse ni bwinshi cyane ndabyibuka, ariko ndashaka kubuhera ku bafite 14. Tubwire 14 byari bimeze bite? 14 nahuye n'ikigeragezo ariko Imana impagararaho. Nibwo watangiye kubona ikigeragezo? Mbese indi myaka yose wari utarabona ikigeragezo cy'igikatu? Oya, indi myaka yose urumva byari ibisanzwe. Nari narahura n'ikigeragezo kimeze nk'icyo nahuye nacyo. Yego. Mbese ibyo nibyo wahuye nabyo
guhera ku myaka 14 wumva utapfa kwibagirwa Imana yaba yarakoze hari n'ibindi ariko icyo nicyo yora ku mutima yavuga ati hari Imana yari ihari. Icyo kintu kitubwira byagenze bite? Yewe mfite imyaka 14 urumva nari ndakabyiruka. Mfite umusaza wanjye yakuriye mu mujyi wa Bujumbura, nyine amaze kumenya ubwenge, urabona twe duturiye ku mupaka, aba ariyambutse yagiye i Burundi gushakisha ubuzima nk'uko abandi bose bagenda. Agezeyo asa nk'ufatishijeho gato, aba yubatse urugo, agize umuryango. Arangije rero muri iyo minsi aza kudusura mu rugo, yifuza ko muherekeza ariko mu buryo bwo kuzatindayo, atari ukuvuga ngo ndagiye misenza. Ndahagera mageze muramukazi wanjye afata neza ariko muri iyo minsi akaza abwira umugase azataha ryari, Sara azataha ryari, ati ntabwo igihe kiragera n'ikigihe azataha. Atangira kuzahinduka ibiryo akabinyima. Nkarya musaza wanjye atashye avuye ku kazi nijoro, tukaba aribwo dusangira. Muramukazi wanjye mbera umuntu mubi, ubwo igihe kiragera abakozi bose ashaka kubirukana akazi kose ngakore. Ubwo musaza nyakaza muramukazi wawe mutiki yifuza guhindura umukozi, kumpindura umukozi cyangwa ataha. Cyangwa nawe ntabwo washaka gukora, washaka kujya wirirwa wiryamye? Oya, n'ubundi narakoraga ariko waba uri ahantu hari abari mu kazi bagera ku basaza babo bagashaka kwifata nk'aho bageze iwabo, akumva ko imirimo yose izaharirwa abakozi, we ntagire icyo azakora. Abo nabo babaho. Oya, njye ntabwo ari ukomeza, ubundi no mu busanzwe nkunda gukora rwose. Ubwo rero muramukazi wanjye ambera mubi gutyo, noneho musaza wanjye akaza amubaza ubundi mupfiki, akabura icyo avuga. Kavuga ati ngewe ndashaka yuko ataha. Ubwo ari yavaga ku kazi, muramukazi wanjye akaza yarakaye akandakarira, namvugishe nyine n'abaturage bakabibona, ubundi wazitahira gukora iki hano? Musaza nkavuga ati shaka gutaha, kanyuma atiki guma hano, urataha ujya he? Hano ni iwanyu, urumva? Ubwo rero naje kurambirwa, ibyo bintu nabibayemo ngiraho ndarambirwa. Maze kurambirwa nari mfite agakobwa k'inshuti yanjye, karambwira ati rero bari kukwima atiki kandi umugore ni mubi, turi kubibona. Ikintu nagukora nk'inshuti yanjye niwe tujyane kwa Mama Fabrice. Mama Fabu yabaga hese uwo Mama Fabu wera nawe ni umuturanyi? Yari umuturanyi ariko yari ari hirya gatoya, ntabwo mwegeranye neza. Kujya ko ari nko gutega akabisi, ku buryo nyumva hari hafi ya Tanganyika, ku buryo twajya tujya kuvoma kuri Tanganyika amazi yo koza amasahani yo gutekesha, kuko Mama Fabu yari umumama ufite resitora nini cyane, yariragamo abantu bose n'abakongomani bambutse, nyine yari umumama uzwi. Agakenera abakozi benshi, abana benshi bo kumufasha. Uwo musita rero antwara gutyo. Turagiye umukozi wawe? Yari umukozi wawe nyine nawe ushaka kuba umukozi wawe? Tugeze kwa Mama Fabu nyine aranyakira, hari ikibazo se naze mu bandi. Narakoze nta kibazo. Noneho hari umusaza aza akunda kwambuka aje mu bwato, akaza kuri kwa Mama Fabu, umusaza ukuze. Arangije akaza ndeba cyane, yaba yaje akaza ndeba cyane, simbyito nyine yaragukunda, nayo nyine n'umwana mutebye nta n'ibyo nzi, urumva? Noneho umusaza kwegera Mama Fabrice avuga ati Mama Fabu, wambwiye icyo bisabwa nimba ari n'intwaro nkaziguha ukamereza Sara. Atari kwa musaza ngana gutyo, umwana w'abandi muguhe, umwana w'imyaka 14 aribwo akiyuzuza, ngo se urumva ko wajya kumugeka kuri bara abakecuru bawe? Koko nyine ari umusaza yikundiraga abagore, yaratenga abagore benshi. Mama Fabu ati umwana w'umunyarwanda sinamugwa ejo iwabo batazaza kumumbaza nkamubura. Umusaza tugira ngo birarangiye, nyine aragenda. Avuga ati nimba umunyimye okay, yigendeye. Umusaza aragenda, dukomeza ubuzima busanzwe. N'iyo minsi rero tujya kuvuga ko twaza tujya kuva muri Tanganyika tukanoga, amazi yo kogesha amasahane, amasafuriya, urumva ko ari resitora nini, amazi yo gukoresha yose twajya kuva muri Tanganyika. Umunsi umwe twagiye kuvoma turi abakobwa 4. Tugezeyo turambura imyenda turoga. Ubwo urumva nyine umva ko mwogera hagagana he? Nyine muri Tanganyika nyine ahantu turoga. Tumaze koga ariko ngewe uwo munsi naribiye, bategeza ko nuburuka barabiheba. Wibira muri Tanganyika? Iyi nyine koga nyine nuzi ko bibira. Naribiye
kuburuka biranga. ujya hese ujya he nanjye ubwo sinamenye umva nahise n'ubwenge sinamenya aho nagiye gusa nikanguye ndi hakurya ya Tanganyika i Burundi nako i Burundi none mu kindi gice cy'i Burundi niho wikanguye uri uhatwawe n'iki wikanguye uhagaze hehe uri kumwe n'iki aho ngaho inkuru y'umwana isubira inyuma i Burundi niho twari turabwo nikanguye nageze hakurya muri Kongo ku butaka bwa Kongo nyine ku mucanga hakurya urumva uwo musaza inani Tanganyika muri mu mukase Tanganyika nyine bari mu bwato noneho wowe n'iki kuva konzi ko kuva Burundi kujya muri Kongo ari intera ndende mu mazi hafi kari Rusizi n'intera ndende cyane ariko urumva ngeze ku aho ngaho hakurya muri Kongo ku nkombe zaho nagaruye ubwenge ngo ni ingona imbere yanjye kwa kundi naribiye kumbi ingona yari itegereje ibirasamye ishyira mu kanwa yaba ari gutwara yaba ari intwara imaze kushyira mu kanwa ubwo nahise n'ubwenge ubwo nyine nikanguye mbona ndi kumwe n'ingona imbere yanjye ariko umva afite ubwenge nataye ubwenge numva nameze neza nananiwe numva nyine umva bikomeye cyane ariko aho hantu narahigiye cyane buriya Imana yacu ifite imbaraga yarindeye Daniyeli umugobo w'intare irinda Dawidi imurinda amenyo Imana ni ukuri Imana yacu ifite imbaraga nta hantu na hamwe Imana itakurindira Imana yakurindiye mwayo menyo y'ingona ntawo wakomeretse narifite dukomere hano ariko sinzi ntabwo byari ngombwa kwambura ariko narifite utukovu hanyuma se ugaruka ute wajyanye n'iyo ngona ugaruka ute hakuno ugarurwa n'abandi none ndacyakubwira noneho ko twebwe twakuriye ku mazi yenda ibintu byo koga ndabizi urabona iwacu naho ari Rusizi na Rubyiro twari tujya koga ibintu byo koga ndabizi nzi ukuntu umuntu yibira akagendera hasi akugurukira nka hariya nzi ukuntu umuntu yogera hejuru noneho ngeze naho i Burundi sanga Tanganyika tukoga noneho ariko hari ukuntu twaza tujya koga tukaganira n'abandi bana tukavuga ati buriya ingona yagutwaye kuko ibyo nyine bisanzwe bizwi nk'abantu baturiye amazi barabizi cyane hari ukuntu umuntu ashoboye kukwanga akabatisha uriya ngomba kumwica uko bimeze kose akagutuma imvubu n'imvubu ziba mu mazi ko n'iri iwacu hari abantu nyine bagiye babikorera bakavatishwa n'imvubu uko bisa kose bari bayimutumye uri kumva imvubu ikaza nka kumwe uvuye guhinga muzateka njye kunywa amazi cyangwa njye gukaraba nzamuke isa neza kabira gutuka biguciyemo nka kabiri twihuse aho ngaho uhumuka gute uhavate ugaruka aho mwari muri kogera gute ndacyakubwira noneho kumbi yango mbona tukavuga ati ingona nigutwara turi kuganira nyine nk'abana baza abana nyine bagana utuntu twinshi ingona nigutwara ikagushyira ku mucanga hariya uzagenda ufate umucanga mwinshi urunde ingona yikubise akajisho ibona ugihari kandi wamaze kugenda ako kenge karaje kamaze kuza ndunda umucanga ingona nyine nayo yageze yarushye ihita iryama ndagenda umucanga ndawurunda ngendesha inda ubwo nyine urumva hari ku mazi hari umucanga mwinshi ariko imbere y'aho hantu hari ishyamba rinini cyane noneho nagiye gake mbageze muri iryo shyamba nayo nambaye ubusa nambaye agakariso konyine gusa urumva nyine twari tugiye koga imyenda twari twambaye tugiye koga ndagenda ati muri iryo shyamba byagenze muri iryo shyamba naragenda avuga ati mana nagiye kera ko ubusa none ndapfuye kuko kiri shyamba ndaribamwo wari uzi gusenga mwiyubeye cyangwa niba kuri Imana yitabarira abantu bayo yewe nakuriye mu bintu byo gusenga ibintu byo gusenga wari uzi gusenga icyo ari cyo nakuriye muri ADPR nyiri umwana muto nazanjya muri Coro Dimanche saa 3 tugasohoka bakuru bakinjira maze kujya 12 mba ndabatizwe urumva nayo ifite imyaka 14 ibintu byo gusenga narabikuriyemo nari mbizi ubwo nahise ngenda nurira igiti kuko no kuri igiti ndabizi twazaga tujya gutashya inkwi tukurira igiti kera kurira urumva nurira igiti maze kurira igiti njya hejuru mu gashorishori ikintu cyanagaje ndagiye kubona mbona wa musaza araje
undi umwe wari waragushatse ukiri muto mbona araje umabuja we yaramukwimye abwira yangwa ngo simba 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 ibirakangutse ngo nagutumye ari he kumbi yangona wa musaza yari umurozi ruhagwa ariko twe twari tumuzi yari umurozi ruhaga iyo yagushakaga yarakubuze yagutumaga ngo yarafite ingona mu mazi yakoreshaga cyangwa se nimba ashaka no kukwica azi kukorera ku mazi yagutumaga ingona ikazi kakungumunishwe n'ingona kandi ariwe yayigutumye ngo niko simba nguri hehe simba ibirabaranduka ngo umuntu agutumye ari ingona yise ibaranduka imaze kubaranduka ijya gushakira muri wa mucanga ikazifata igira gutya nyine nawe uri kubireba gikurira hejuru mu giti noneho yarayizaniye imineke sinzi n'ibindi mu ishashi ahitagira umujinya mwinshi ngo usigaye usuzugura umuntu nagutumye ari he nyine arayitongana ngo n'ibihembo nari nguzanye nta n'ibyo ngo takasubira mu mazi ngo nayirukanka ijya mu mazi umusaza aba aragiye amaze kugenda mana nyagasani navuze ati ubu koko nyine nawe wibaze aho hantu hari uri umwana ungana gutyo nta muntu hareba nyine numvaga ibyanjye byaranye numvaga nakiri n'umuntu avuga ati buriya nuko abantu bapfa buriya napfuye noneho ikindi kintu cyantangaje muri iryo shyamba hari harimo abantu baza guhiga abahigi bafite imiheto bafite udufuka bashyiramo intuze narabumvise aho ni mu gice cya Kongo muri rya shyamba ndimo hejuru narabumvise muri iriya babita ngo na nyine inaha iwacu sinzi ukuntu nta kintu wibagiye ikomereza kigenda ntacyo bitwaye ni abahigi tu ni abahigi ngo noneho ndabumva numva ko bari guhiga ndangije mvuze induru munabare ba bahigi barikanga bari batanu barikanga munabare barikanga baratangira barabwirana ati twa tudayimoni twatangiye gusakuza ati nimwisiga umuti kumbi bazaga bagenda nyine bajya kwiga muri iryo shyamba ngo babaga nk'utudayimoni bakisiga umuti utuma twa tudayimoni ngo tutababona ati nimwisiga umuti twa tudayimoni twatangiye ariko Imana ikurinda muri iryo shyamba udafite n'imiti wisize Imana ni nziza noneho ndagomeza munabare ariko bana ngo ya miti ntabwo iri gukora aho twari tuyisiga amajwi twongeye kuyumva ya miti ntabwo iri gukora byagenze ndaguma ndasakuza bavuga mu kinyarwanda se mu Giswahili bavuga mu Giswahili ndaguma ndasakuza ariko banza ari umuntu oya umuntu se yaba yaje muri iri shyamba gukora iki ati ntabwo ari umuntu ati nyamara ni umuntu tumwegere twumve ati umuntu yabageze hano kuko umuntu twadudayimoni ndaguma ndasakuza ati ntabwo ndi umudayimoni ndi umuntu ni munabana bashyira ku bwoba baraza barambwira ngo manuka ndamanuka ati waje hano gute ndababwira waturutse ndababwira umwe muri bo yari afite ikote ngiri arangije aba ararimaye ngo ambarira ikote ndaryambara maze kuryambara banjyana mu rugo iwabo bamaze kunjyana mu rugo iwabo banyitaho nyine bana icyo kuryama icyo kunywa kibanza ugenda uryame numara kuryama uruhuke ndagiye ndaryamye ndaruhutse ariko nduhuka naruhutse ndavuga ati koko ibi ni ibiki ariko ndavuga ati Imana ndagushimiye ko nambashije kuhagera yandindiye muri ya mazi kandinda muri rya shyamba hasi ariko nanakundinda ubwo barambwira ati wowe banza uruhuke nyuma y'iminsi 3 tuzagusubiza iwanyu ndaruhuka nyine iminsi 3 ishize ati nimureke naye wabaga kwandese kwabo bahigi no banjanye mu rugo iwabo none se abo ngabo aho wabaga ntabwo wigeze bashakisha we nawe wamenye sindahagera iminsi 3 ishize nibwo bavuze ati tugende iwanyu yego tukujyane amafabu turagiye rero ngo tumaze kuhagera twahageze dusanga bari mu kiriyo bobo baravuze ngo nyine bahageze mu rugo abakobwa ati wo mwajyanye ari ngona banze yamuriye kuko twibiye tujya koga ariko ntiyuburutse ntago yuburutse abanza amazi yamutwaye barashakishije bashyiraho n'igisirikare barambura bamaze kumva ati rero umuntu yarapfuye bakora ikiriyo barambura yavuga ati umuzima araje ni ukuvuga ati musaza wanjye yaje kumenya yuko ndi kwa mafabu narabata ati mva
hasi hejuru mumereze mushiki wanjye ati ni gute mwavuga ngo yagiye kuvoma arabura ahubwo we nimba usigaye unyuruza abantu urabivuga neza nawe rega bari bamumereye nabi bari bamaze kumugeza muri leta nawe yagomba gushimira Imana ngagurisha abakobwa uri kumva ariko byabaye ishimwe rikomeye cyane Imana yarandinze bavandimwe Imana irakora Imana irakora burya iyo uzaba umuntu ukomeye uca no mu bikomeye uvuye rero ubuhanzi bwawe ubutangiriye aho ngaho se watangiye ufashe umwanzuro wo gukorera Imana ushingiye kuri ibyo cyangwa ari cyo washingiye ujya gukorera Imana njya gukorera Imana ni ibintu byambagamo kuva nkiri umwana muto njyewe nakundaga kuririmba mu byunamo naririmbaga muri korali naririmbaga bari banzi nyine w'umuhanzi kuko nyine kuva nabitangiye mfite nka 12 n'umwana muto nazanjye namucunamo nkaririmba mbona uko mu bitane nkaririmba n'ubundi Imana nyine yarindimo yego ariko hari umwanzuro ufata ushingiye ku byo Imana yakoze kuvuga ngo bitewe n'iki ngiki Imana ikoze ngiye gufata umwanzuro wo kuyikorera wowe kugira ngo ufate umwanzuro wo kuyikorera wo kubamo neza wo kuyikorera n'iki ntacyo washingiyeho yewe rwose ntacyo nashingiye n'Imana byumva ni ibintu byambagamo nabyiyumvagamo narabikundaga cyane kandi mbyiyumvamo kandi nkabona ko ari wo muhamagaro wanjye tangira kuririmba umuhanzi byagenze bite mu buhanzi byagenze bite uracyaririmba se byagenze bite rwaba urugendo rurerure cyane rero urumva amaze kuva mu ibyo bigeragezo muramukazanye se aca bugufi yemera ko tubana mbo urumva ntabwo byabaye ngombwa yuko mpita namuka nze mu rugo nahise nguma kwa musaza wanjye yego maze guma kwa musaza wanjye mpura n'umumama bitaga Mama Berize w'umunyarwandakazi arambwira ati rero shahura umwana muto w'umukobwa ibintu by'ubuhanzi biragoye ugomba kuba ufite umuntu ukuzamura abona agenda azwi nimba babamagaye mu giterane nkakuzamura tukajyana nahagera nkabwira ati nura ni umuririmbyi wo muri indirimbo ukaririmba wamara kuririmba noneho n'abapasiteri baba bari aho bakakumenya nibwo bagenda gutumira nawe ukagenda mu bitaro ukamenyekana noneho ubwo nahise ngenda njya gukoresha indirimbo 14 amafaranga yakuye se amafaranga musaza wanjye yarafashije nyine yarafashije mikambona n'akazi ndatangira asohora indirimbo maze gusohora indirimbo n'ubundi muramukazi wanjye arongera ambera mubi amaze kumbera mubi ubwo n'ubundi ndongera asubira mu kigeragezo ariko noneho mura n'undi mukobwa nawe nyine nawe twari tuziranye w'ishiti yanjye yakoraga akazi ariko agakora ataha arambwira ati ubundi muramukazi wawe kumaze gukura ni gute yagomba kuguhangayikisha ko yifitiye akazi waje tukabana muri geto yanjye ndavuga ati aho kantu niko uba muri geto ndagenda tubana muri geto n'uwo mukobwa yatinze yakodeshaga nyine icyumba na salo tubana mubonera ibikapu byanjye byose ndagenda ukaba hute rero nta kazi ufite nari mfite akazi sinavuga ko nabonye akazi ariko natangiye gusohora indirimbo nibyo noneho turabanye ndagiye gusohora indirimbo Amaberiza mbere inshuti nziza disi nubwo nanamubuze navuye i Burundi sinongeye kumana nomero ze ndazibura usibye ko haciyeho n'imyaka myinshi ariko niyumva kino kiganiro azaguhamagara yazampamagara rwose ubwo indirimbo ndazisohoye maze kuzisohora Amaberiza aratujyana akavuga ati yo ni umuhanzi inshuti yanjye akamperezanta bakampa indirimbo zikaryoha noneho akahita ufite indirimbo ziryoshye nkagurisha n'amasede icyo gihe nyine bagisohora amasede bari bagisohora amasede ati duhe isede ufite indirimbo ziryoshye nkagurisha ubwo nanjye nkamenyekana gutyo Mama Beriza ati tuba tujyana aho ngiye hose noneho rero nza kugira ikigeragezo umunsi umwe twagiye mu giterane ndavuga ati Mama Beriza none ndaririmba kuri telefone sinigwa ntwara flash ati nta kibazo flash nyisigaho maze kuyisigaho ndagiye ngeze aho twari kuririmbira n'ubundi ndebye muri telefone yanjye indirimbo ndazibura ariko n'ubundi ya satani yamigaga n'ubundi numva ari ikindi indirimbo ndazibura maze kuzibura Mama Beriza navuga ati Mama Beriza ndabona telefone yankuroze indirimbo zanjye ntabwo ndi kuzibona ati nta kibazo ubwo nyine ubwo ntabwo uri buririmbe nta kibazo Mama Beriza aririmba nyine yari umuntu ukunda Imana umugabo yari umupasiteri bari bafite n'urusengero umva bavuye i Kigali bagiye i Burundi bagiye gushingaho urusengero n'ubundi nyine ubutumwa bwiza barabwagura ubutumwa bwiza barabwagura ubwo igihe cyo gutaha kigeze rero sasa reka nahe reka nahe
ngeze mu rugo uvuye mu biterane sange umuryango urakinguye, ati se hano batwibye, mpamagara abaturanyi ngo mbona hano hakinguye kandi dusigaye dukinze, bimeze ute? ngo none se ngo uracyabaza ibyo? ndavuga ati none bimeze ute ko mbona hadakinze? ngo none se ngo nimwimutse? ndavuga ati reka reka twimukira hehe se? nyine uwo mukobwa twari dukundanye ku buryo bavuga ngo turi abavandimwe, twarasaga baravuga ati nyine abantu bose bari bazi ko tuvukana. ndavuga ati ntabwo twimutse. ati mwimutse mugenzi wawe ibintu byose ayipakiye yagiye. ninjiye mu rusaga nta kantu na kamwe karimo. na ya flash ari flash nziza yari ihenze, yariho indirimbo nyinshi zawe 14 arayijyana. niho yanambabaje, imyenda n'ibikapu n'ibyambabaje, ya flash niho yambabaje. ako kanya naranica nese nirukanka njya ku muntu yankoreye indirimbo, ndavuga ati ngize ikibazo, flash yanjye ndayibuze, indirimbo zanjye ziracyari muri mashini, ngo ngiye kugura indi flash zishireho. uzi ijambo yabwiye? nkambwiye ngo do wazanye umukozi mushyashya akanda hatagakwiriye gukanda ibintu byose arasiprima. ubu arambwira ati ubu tuvugana n'ibintu byanjye byose byagiye, utwo mfite n'utwo nagiye mbika ku mbuga. ibintu by'imbuga rero nari narabimenya cyane kuburyo nafata indirimbo, ariko muramukazi ari tugikundanya azambwira ati rero indirimbo kugira ngo batazanazikwiba uzafungure nuze uzibikaho zigiye nuze siprima, kuko washiye no kuzikwiba. nyine akangira inama ko sinabikurikirana agacyara ati se nta kibazo. indirimbo zanjye zibura gutyo, nasanze nani kuva icyo gihe rero nahise numva acitse intege, numva ngiye hasi. yesu we, nahise numva nyine ngize iserero. ubwo no kujya mu bitaramo biba birahagaze, no kuririmba biba birahagaze, kutandika izindi ngo ugiye usubire muri studio. nari ifite izindi ariko ubushobozi, urumva iyo ugeze mu gihe cyo gusohora indirimbo 14 utakaje amafaranga menshi cyane. nahise numva acitse intege, maze gucika intege nubwo nahise nambuka ndizana ikabivamo. ariko ubu ngubu Imana yongera amagurutsa. yego none ngiye kukubaza. yego ubu Imana yarongera amagurutsa rwose, umurimo ndawukomeje. ndi umuhanzi, ndaririmba. yego indirimbo zanjye ziri kuri YouTube. YouTube yawe yitwa ngo iki? YouTube yanjye yitwa Miss Sara cyangwa se Uwizeyimana Sara. yego hariho indirimbo, mbese washaka kureba indirimbo zawe niho wazisanga. hariho indirimbo ziryoshye cyane, indirimbo iryoshye ivuga ku bya Yobu, ko Yobu yagerageje, yewe n'ikigeragezo by'isi gikomeye cyane. ubwo rero ati ubuhanzi ubuvuyemo, wabihagaritse icyo gihe wahise ushaka cyangwa abakobwa ndabazi iyo mugize atya uhita wishakira nyine umugabo. ubwo ni urundi rugendo rukomeye cyane, zayivugaho ubutaha. rero Sara, Imana igumugisha. ni ukuri Imana yarakoze kukuzigama, kandi ubundi Imana yarakoze kuba yarongeye kuguteza indi ntambwe yo kongera kuririmba. ahubwo nkwifurije kujya utumirwa mu biterane no mu bitaramo bigiye bitandukanye, kuko ufite umuhate wo gukorera Imana. ubu se ubu ngubu ariko nubwo insengero wenda ziba zihagaritswe gato, zimwe ziba zihagaritswe, ahantu baragutumira ngo ugende ubabwire Imana. bazi babikora danza ngenda nkavuga Imana, kavuga data ukamuhamya neza cyane. nuko Imana igumugisha rwose. reka rero nkubwire ngo wenda nitwongera guhura tuzaganira, utubwire gushaka kwawe, uko wavuye mu uhagaritse iby'ubuhanzi wita ushaka umugabo. ese muracyari kumwe? tuzana kubaza ese muracyari kumwe? ese ubuherereye he? mbese reka tubikire abakunzi bacu, tubikisha amatsiko. siko bimeze? nitwongera gutumira uzagaruka? nta kibazo, mbaye umwanya naza. ariko urahamya ko Imana yakoze ibikomeye kuri wowe? Imana ngewe buriya Imana ndanayitinya cyane. Imana niyo kubahwa, Imana ikora ibikomeye. ni ukuri. ibyo utabasha kwikora Imana irabikora. n'ibyananira famiye, n'ibyananira mbega ibyananira abantu bose Imana n'uburinzi bwawe burahagije ku buzima bwacu. reka tubwire abadukurikira ngo ibihe byose mujye mwiringira Imana, ko Imana ibasha gukiza. amen. kuko nta n'Imana ibasha gukiza bene ako kageni, yabasha gukura mu kanwa k'iyo nyamaswa yari gutwaye, irabishoboye cyane by'ukuri kakurindira wari uyitumwe ubu mu buryo utazi, ariko Imana yo kuko arizi kuzayikorera irakurinda, ntacyo uri gikorera guhomba. Sara Imana yaramurinze, niyo mpamvu twari turi kumwe. rero reka dusuhuze abari mu Rwanda, abari muri Amerika, ku isi yose turabasuhuje ko muradukurikirana,
kandi umusanzu wanyu tujya tuwubona. Imana niba mpera imigisha nakagaruka tuzasubira. Imana ibahe umugisha.